ari Arise ihangane tumujyane kwa muganga. Udufashe mwambi tonde uretse nkaho muteretse hasi abanza tuza nkaho muteretse hasi mundakure umugabo wanjye umva umugabo wanjye itonde gato tukubwire sheri Simana yanjye afite ikihe kibazo umugabo wanjye umugabo afite ikibazo mu kinyarwanda ubundi muntu wadufasha umugabo wanjye koro tonda tabacika hangana Arise umugabo wanjye umugabo wanjye hangane hangane umugabo tuza arabyuka ya bintu siko bikunze cyane Arise ari bimeze bite babwira hano turi ni hehe icyo nibuka ni kimwe nagiye mu kabyiniro ngiye kubyinamuramo n'umusore nimba ari umugabo turakundana turajyana mu rugo nkajya ndamubona ubundi kandi kanya nkamubura. uyu muti urawunyanyagiza ku buriri umaze gusasa uri kumva ngiye kuguha rero kurashyira mu byo kurya ubwo nimumara kurya nawe uri bwiyumvire mu kuvugana nawe uko biraba bimeze. Ngiye narinje kubashimira nari mfite ikibazo cyo kutagira amavangingo ni njyewe yego narinje kubashimira ababyeyi benshi bamwe nkabibagirwa n'ibi bintu dushyira ku munwa bituma tubibagirwa. turabona bitoroshye nibwo twe tukihagera ariko reka tubashe kugenda twegera gakeya ngira ngo rero urabona yuko dushaka kumenya impamvu ibi bintu biti ndabona Arise ubaye mama buretse ni ikihe kibazo kiri njye ndi umuturanyi w'uyu mumama kuruta mudaca amarido mwihorere ubanza utubwire ikibazo ni ikihe kibazo mufitanye. ndi umuturanyi w'uyu mumama amaze iminsi 3 ariko arasakuza ngo umugabo wanjye umugabo we ngo akamubona ari kumurongora ariko mu gitondo ngo akamubura none ndabona ibintu byabaye ibibazo ndabona iyi niyo nza atuyemo oya ntago ariyo nza atuyemo niye mpamvu ari hano ntago nanjye nzi impamvu ari muri toilette amazemo iminsi 3 none ndabona ari gushaka ubusabe kugira ngo tumujyane kwa muganga. Ndabona hano n'abandi baturanye mufite ku buryo baza bakaba bagufasha kuko twe duhamagawe batubwira yuko hari umuntu umaze iminsi arongorwa n'amadayimoni niyo mpamvu rero twe tugeze aha tujya tubashe kumenya uburyo byifashe none turabona ari ibintu bitoroshye n'abandi baturanye mufite ku buryo badufasha noneho kujya tubashe kumenya ikibazo afite ariko ndabona ari buze kukurusha imbaraga. abaturanyi umuturanyi uhari bro ndabona hano umuntu umwe hafi gwino Arise ihangane tumujyane kwa muganga. udufashe mwambi umutware neza tonde buretse nkaho muteretse hasi abanza tuza nkaho muteretse hasi
mundekure umugabo wanjye umva umugabo wanjye itonde gato tukubwire sheri umugabo wanjye ari he umugabo wanjye nta kuntu watubonera nk'igitenge Simana yanjye afite ikihe kibazo umugabo wanjye muri iyi minsi yari afite ikibazo ni ukuvuga ngo bavuga ko ajya mama afite imbaraga nta madayimoni se nta madayimoni nk'uko tuzi murimo kabisa kubivuga ntabwo tubizi natwe tumujyanye kwa muganga ngo turebe aravuga ngo umugabo mu kinyarwanda nta wundi muntu wadufasha arise ihangane tujye kureba tube turuhutse mwe muretse niko none se byatangiye ryari ari bwongera abacike amaze iminsi 3 yaraducitse twaramubuze tukumva nijoro ari muri toilette ari kuvuga ngo umugabo wanjye rero bwacya akavuga ngo aba ari kubona ari kumurongora ariko mu gitondo bwacya akamubura ubwo rero ndumva tugiye kumujyana kwa muganga hari bamwe mu baturage bano tuganiriye bambwira yuko babirambiwe uko biri kose ngo ari amadayimoni ajya amutera ngo cyane ko n'uwo mugabo ashobora kuba baragiye bahurira ahantu abantu bagenda batemberera nko mu tubari cyangwa club yavuze ko umugabo we bahuriye muri hoteli ubwo bakaza kumenyana akamucyura iwe ubundi barabana ageze aho aramuta ubwo rero twongeye kubibona byagenze gutya ntabwo tuzi reka tumujyane kwa muganga turamenya itone tujye kukwereka umugabo wawe mama itone tujye kumukwereka none se ubu mugiye kumujyana hehe tugiye kumujyana ku mama w'umuganga uvura ibya kinyarwanda niho tugiye kumujyana ni ikihe cyizere mufite cy'uko uwo muganga wa kinyarwanda ari buze kugira ikintu akora impamvu dufite icyizere ni uko yari aravuga ngo umugabo wanjye kandi uwo mugabo tutamubona twumva ngo ni nk'idayimoni rero ntabwo twamujyana kwa muganga twumva ari ibintu byo mu kinyarwanda none se yatuje tukajya kumumwereka reka tubanze tumujyane kwa muganga ntabwo byakunda agira ngo byaratunaniranye ni Alice ninde yitwa Alice ari tuza tujye kukwereka umugabo umugabo wanjye koro tonda tabacika wahagurutse yego umufate gutyo nawe ubwo turakora urugendo rungana iki harabura nk'iminota umunota umwe turaba tugezeyo ni hafi cyane bamwe mu baturage bavuze yuko bigaragara ko n'ubundi ari amadayimoni cyangwa se n'uwo mugabo bashobora kuba bararyamanye ashobora kuba ari igiri umugabo tugiye kukwereka umugabo umugabo tugiye kukwereka umugabo wawe nubwo simbona tugezeyo tugeze kwa muganga tugeze kwa muganga niko ngaho muzane rero turebe muzane ahangaha niho atongera kubacika itonde bro mufate hasi tubafashe hano sister ngaho kwa muganga ihangane tugeze kwa muganga baraga hano se murakirwa gute hano muganga duse nk'abamwicaza hano turebe icara hano tukwereke umugabo wawe ihangane turebe umugabo wawe ufate cyane niko none turakirwa bigenze gute muganga ari buze kumufasha ni ukuvuga ngo natwe tuje twizeye ko buri bumufashe twari turimo kugerageza
turimo kugerageza turebe inyuma muganga dufashe turebe Alice hangane aho imbere biri buze gutanga iki aho imbere biri gutanga Alice hangane tugeze kwa muganga hangane ari uretse tukwereke bagufashe umugabo ihangane umuntu amaze iminsi 3 ari mu toilette umugabo wanjye biremewe kwinjira mwareka tukinjira hangane tujyane kwa muganga hangane Alice umugabo wanjye hangane umugabo wanjye hangane hangane tuza musomye biremewe kubavugisha turi itangazamakuru hari abaturage baduhamagaye inaha tusanze uyu muntu arimo kurwanya abangaba bavuga yuko ashobora kuba afite amadayimoni kuri iki kibazo bamuzaniye kiri buze gukemuka hari icyo biri buze gutanga biragitanga ariko urabona ko umuntu atangiye gutuza atangiye gutuza hano kwa muganga urabona biri buze gutanga iki icyizere kirahari cyuko ari bukire kuko nk'uko mwabibonye yari ari gusakuza ngo umugabo wanjye ariko tugeze kwa muganga bamuhaye umuti ndabona abashije gutuza araryamye turaza kureba iraza kuvamo nyuma uyu muganga wari usanzwe umuzi uyu muganga ndamuzi nubwo ari ubwa mbere ngize ikibazo cy'umuturanyi akarwara ariko nzi ko avura cyane niyo mpamvu nanjye nanze kujya kure nkamuzana ahangaha kuko nzi ko afite ububasha bwo kuba yamuvura agakira wenda mbere y'uko tugira icyo tubaza muganga no kugira ngo asuzume uyu murwayi urabona ko hari ruriya rugendo twakoze no kuba tugeze ahangaha yari arimo akoresha imbaraga nyinshi kandi wabonaga yuko arimo kubarwanya hari ibintu bimeze nk'imyuka mibi yari yamwegereye cyangwa yari yamugendereye urabona ko acururutse ibi bimaze igihe kingana iki bimubaho ni iminsi 3 twebwe nk'abaturanyi tubimenye barabanye n'uwo mugabo ariko twebwe tutamuzi twumva ngo afite umugabo hashize iyo minsi 3 nibwo yararaga muri toilette turabimenya none ubu turamufashije ageze kwa muganga turabona icyizere cy'uko ari bukire gihari urakoze cyane muraza kutwemerera mu byo mukora byose tube turi kumwe namwe ndabyemera turakorana nta kibazo murambwira uko bimeze ariko umurwayi kuva buriya namubonye nta kibazo gihari mama wowe uzanye umurwayi gwino wegere hano ubashe gusobanura muganga kugira natwe tubashe gukomeza kandi kazi nuko kwicara kuri iki gitabo ubwo urambwira ubu uri we kugira ngo twandike twebwe dukora tubanje kwandika iyo tubonye umurwayi ntabwo tuvura umurwayi tutabanje kwandika izina ry'umuntu umuzanye mvuga cyangwa umurwaza yitwa Shirumuteto Ezira hari izindi ariko mwe mwavuze ni Alice umukundwa Alice Shirumuteto Ezira ni wowe okay yitwa umukundwa Alice wewe witwa Shirumuteto Ezira shamahangayitse rwose
nta kuntu mwadufasha se mukarebera uyu mubyeyi uherekeje uyu muntu kugira ngo wenda ibindi bintu baze kubikurikirana nyuma? turabikora kuva buriya byose byatuje, mwebwe mwigira ikibazo murabona uko uburyo mujemo. tuba dufite imiti myinshi dukoresha kugira ngo umurwayi yaje mbese afite amarere nk'aya, kuko abarwayi bose ntabwo baza kimwe. ubwo rero dufite imiti dukoresha, urabona ko hano hari imiti myinshi. ubu hari uwo navanga n'amazi nkamuha cyangwa se nkagira nte, ariko harimo umuti mwinshi. noneho rero tumaze kumuha tuje gutya tumuvura twitonze, imiti irahari, urabona ko nta kibazo dufite, ariko mwe ntimugire ubwoba. kuva ubwo twarangije kumubona imiti irahari yose. ubwo ndasigarana n'uyu murwaza we, noneho mutegurira imiti aramuha, ariko kuva aryamye buriya byose biraca mu buryo. aka kantu gashatse kuvuga iki? aka kantu nyine gusa nakubwira ngo kitwa ngo iki, uri kukareba nyine na kariya, kugira ngo nkubwire amazina yako mbivuga ari uko nawe waje uje kwivuza, yenda ari ngombwa kugira ngo ugakoreshe kuri wowe. kubera ko afite umurwaza birahera cyane, aransobanurira aho atuye, mbese byose tubyandikemo, ntangire muhe iyindi miti. ubwo yatuje wikurigura uramufataho, ubwo byarangiye ntabwo yageze kwa muganga. noneho reka tubareke ubanze ukurikirane umurwayi, numara kumusuzuma ndifuza yuko uza kunyereka icyangombwa cyemewe na leta cy'ubuvuzi gakondo, kugira ngo n'abantu badukurikiye babashe kubona ati wa muganga koko aremewe muri leta. sawa, nta kibazo. imigisha mihire niba ariko bavuga. se bwira muganga uko ikibazo cyatangiye. uyu nguyu bagiye kunsobanurira mbwire ku buryo arambwira n'aho atuye n'aho aturutse byose, nindangiza kubyumva ubwo miti nuko muri abakora hariye ejo mwari kuzagaruka mu kareba, mwari kuzasanga ari muzima, kuko ndabyizeye indwara nk'iyi turaba hafi, dushobora no kuzagaruka nta nta kibazo. kibazo. rero icyo nzi cyo ni uko ngiye kumwitaho kandi biratungana. ubu byatunganye kuva yanarangije gutuza, urebye uko mwari muje bimeze. watangira ubwira muganga ikibazo uyu murwayi wawe afite? muganga ahera ku burwayi cyangwa ahera ku myirondoro y'aho atuye? imyirondoro ushatse waba uyiretse urabanza umbwire icyatumye arwara gutyo. icyatumye arwara gutyo nk'uko nabibabwiye, ngenda umuturanyi we. rero hashize iminsi 3 arara muri tuwarete, akarara ari gusakuza ngo umugabo wanjye. rero turavuga tuti umuntu urarasakuza ngo umugabo wanjye, ngo arara yumva ari kurongorwa nawe, ariko ntamubone mu gitondo nk'umuntu ngo amukingurire. turavuga tuti nta handi twamujyana mu kizungu, reka tumuzane mu kinyarwanda nk'uko nzi kuvura, niyo mpamvu muzanye kugira ngo turebere ikibazo afite. muga hari akantu wari uvuze uvuga ati ashobora kuba yakubwira uburyo yafashwe, ariko bitewe n'amakuru mba mfite hirya no hino haba hagiye hatandukanye, ubundi abavuzi gakondo iyo basuzuma ikibazo afite, ese wowe ntabwo ushobora gukora gusuzuma kwawe kwibanze? urwo ruhu uri kumushyiraho narwo rurimo umuti? ibi byose biba birimo umuti, ni ibitsinda abazimu na bitsinda abazimu. izi ntoki zawe zigumya kugira ngo byose tuza turabyirukanye biratuza. ubu igisigaye ngiye gukora abo bazimu byose ni imiti yo kumwerekaho gutya. ibi byose birahita
ugasigwa urakira. Ubu byose iyo turangije kubikora ari abazimu byose bihita bigenda. Ubu igisigaye ngiye gukora ni umuti ndamuha, kuko umwe nawe umuhaye anywa, undi ndamuha n'uwo kwisiga, nta bindi. Ejo akazaza agafata uwundi cyangwa aguma harare, kuko abarwayi iyo tubafite bararyama ngo tubonye abikugira. wari umaze kuvuga ati wendesha ashobora kuba yazagaruka. Ubu ngubu kuri bumaze gukora ari bworoherwe cyangwa ari bukiratahe, shaka kumenya biramuvamo icyo mu gihe cyo biramuvamo, kuko ubu nabyo byatangiye kugira ubwoba. Ntabonye se ko nkoza akinyeganyeza. Ubu ibyo dukoze biratunganye birahagije. ongera kwijwi. Ibyo dukoze biratunganye ubu birahagije. Igisigaye ni umuti ndamuha kunywa gusa, ahasigaye ubu byagiye. Ntabwo ibizimu bijya bijya. Ndabona byutse muga. Arabyuka. Arabyuka. Ya bintu uko bikunze. Cyane. Cyane. Arise Ari bimeze bite? Babwira hano turi ni hehe? Ari se sheri. Hano turi ni hehe? Urinde. Musobanuye neza. Yewe Urinde. ndi umunyamakuru. Witwa urinde ndakuzanye. Nitwa Sedi. Sedi. Hari abaturanyi baduhamagaye batubwira ko urwaye, ngo ariko wafashwe n'ibintu bimeze nk'imyuka mibi y'abadayimoni. Umeze ute se? Ndaho. Ahangaha turi ni hehe weho? Ni hehe ukuko uyu mumama namwicaye ntabwo muzi. witwa nde mukuru? ntabwo nzi. Ezi ni weho? Nageze hano gute? Warwaye tukuzana kwa muganga. Nafashwe n'indwara iki? Bari kuvuga ngo umugabo wanjye umugabo mwihorere mwimwibwira. Icyambere hano nahageze neza. Dore n'umuganga umaze kugufasha. Muga nafashwe nageze hano ni ukuntu bakugejeje hano nyine ni ibintu by'igitangaza, ariko bigomba kukuvamo ibyari byagufashe byose. Ni ibidayimoni. Ibidayimoni byatsinzwe. Ninda wamaze iminsi uvuga ngo umugabo. Ese uwo mugabo wajyaga umubona cyangwa ibyo bavuze byakubayeho na kimuzi muri byo? Icyo nibuka ni kimwe. Nagiye mu kabyiniro, ngiye kubyinamuramo n'umusore nimba ari umugabo. Turakundana turajyana mu rugo, nkajya ndamubona, ubundi kandi kanya nkamubura. Ubu nanjye sinzi ko nabibonaga. Iryo joro mwatanye ari nijoro cyangwa hari kuma? Hari nijoro amasaha yo mu masaha 9 saa 8 z'ijoro. Z'ijoro kandi hangane wongere kwijwe. Mwarararanye se? Twarararanye bigeze amaze kundongora, haciyemo akanya ndamubura. Mubuze ndebye aho urufunguzo aho nafunze narushyize ndaruhabona, ariko nshaka hano yagiye ndamubura. Ndaryama ngira ngo wenda yagiye arafunga araruhasubiza. Mu gufunga mu kukangukana nijoro numva ari kundongora, namushaka nkamubura. Ari ngiye guseka ariko sorry. Ubwo urumva atari dayimoni waryamanye naryo? Abantu bajya babimbwira, ariko nanjye ubu maze kubona ko ari byo. Nyuma kuri uwo munsi wa mbere mutahana, nyuma yaho yaragarutse n'ubundi akajya yongera akakurongora cyangwa akaryamana na bana mudukurikiye mwihangane niyo mvugo babimbwiyemo. Nyuma yaho yajyaga agaruka akakurongora?
yaragarukaga akagaruka ari nijoro akambwira ngo araza ariko simfungure sinanafunge nkumva nyine ari kundongora nkumva n'ibyo gusa. uwo mukanya agiye kwakira abandi. uyu muti nshyizemo aha ubwo ngo nuvura iki? uyu ni uwo kwisiga arabuvanga n'amavuta. nyandikiraho ataza kwibagirwa kuko ngiye kumuha n'ubundi. shyiraho ko ari uwo kwisiga. ni kumuha rero uwo gukaraba. ni kumuha uwo gukaraba. bidayimoni byamuteraga ntabwo bizongera kugaruka? ntabwo bizagaruka. buriya ejo ni uko aje akererewe kandi nkaba mfite abandi ngiye kwakira. uyu ni uwo gukaraba, uriya ni uwo kwisiga. uri kumva? ejo uzagaruka ngo uhe uwundi. ntabwo ufite n'abandi barwayi ugiye kwakira? mfite abandi barwayi ngiye kwakira. mbese byaba byemeye yuko utwemera ko wenda nabo tugira ibyo tubabazamo gakeya cyangwa ukabavura tureba niba hari bya bitababangamiye? uyu ni uwo kwisiga, uyu ni uwo gukaraba. byandikeho nabyo kugira ngo utaza kwibagirwa. ejo uzagaruke mu gitondo. abandi barwayi bahari nabo bazi kuko buri kwira. iyo bwije ntabwo ubu tuba twatangiye gukora kuva mu gitondo. abo barwayi se uratwemera basi nabo tubashe kumenya uko biraza kugenda n'uko biraza kuba byifashe? nta kibazo ni bazi babonye uwo kwisiga no gukaraba. ubwo ejo mu gitondo azongera agaruke. none se muganga, wenda mu magambo makeya ku badukurikiye, nyuma y'uko umaze kuvura uyu mubyeyi usanze uwo mugabo we byaratangiye gute, byaragenze gute mu magambo makeya? numvise ko icyo kintu ni ikidayimoni kuko ibyo bintu biriho mu mateka. hari abantu benshi bajya bavuga ko bahuye nabyo. ubwo rero iyo nk'uko yasobanuriye uko byaje, narangije kumva ko ari ikidayimoni bigenda birara bigenda nijoro bibunga. ubwo rero byagusangana intege nke, ubwo kikaba kikwikubiseho. kandi wumva ngo bararyamanye akumva binaryoshye. ese ni dayimoni? bibaho rwose. nk'ubu ngubu ufite nk'umugabo agapfa uri umugore, haba igihe umurose kandi ukamurota muri gukora, muri kubikora nk'uko kera mwabikoraga akiri muzima. bivuze ngo n'uyu yahuye wenda n'umuntu wapfuye w'umugabo bararyamana, ni nawe wajyaga agaruka amutera? aba ari we wagarutse. murakoze cyane. ngakira abo bantu bawe, noneho turebe nabyo ukuntu biraza kuba byifashe kugira natwe tubashe gukomeza izindi gahunda. naje kuvuza umugabo wanjye, tugera mu buriri bikanga. kandi naramubwiye ngo tuze kwivuza aramakanira. urumva nje rwihishwa. mubimaranye igihe kingana iki? bimaze nk'amezi 3. kuva rero waje wenyine bakakuvura uri kumwe nawe. ngiye kuguha agati gakeya, uragenda ukanyanyagiza ku buriri n'akandi urashyira mu byo kurya. sazaga mu rugo? turabana mu rugo. urashyira ku buriri, uranyagiza ku buriri gusasa. hanyuma ndabona ko ushyira mu biryo azakugaragaza. birashoboka se ma undi buryamane n'umugabo? kandi birabanje ngiye kugukorera. ni ukuri ngirira neza ma. ni ukuri nzaza kugushimira ibyo ngiye kugukorera kugira ngo mbese icyo uramubwira cyemere. nibyo bintu ngiye kugukorera. ibyo byose arabyumva. ikibazo ni iki? twagira akabazo twubaza gato. umaze kuvuga ngo tugera mu buriri n'umugabo bikanga, ni ibiki byanga? kubonana n'umugabo. kandi mwabonanye n'undi oya kuryamana n'umugabo.
kugira ngo dukore imibonano ntabwo bikunda. imibonano niyo byanga gute se ntabwo wenda ntabwo kajya gahaguruka ntabwo ihaguruka rwose, inyidahaguruka igitsina cy'umugabo. uyu muti nguhaye uyu muti urawunyanyagiza ku buriri umaze gusasa, uri kumva? Ngiye kuguha rero kurashyira mu byo kurya, ubwo nimumara kurya nawe uri bwiyumvire mu kuvugana nawe uko biraba bimeze, ejo azakwemera muzaza kandi muzasanga hano. none muga muri uwo ngo ari bushyire mu bijyanye n'ibyo kurya uraza kubafasha iki? nta ngaruka cyangwa se ikibazo bashobora kugira nyuma yo kurya ibyo biryo? Nta ngaruka ihari, ari ingaruka nanjye ntabwo nawumuha. ubu iyi miti yose ureba hano uburyo uje urwaye, hari n'uwo naguhera hano ukava hano umaze kuwunywa. niba uje urembye cyane bitewe n'uburwayi ufite, hari uwo naguha urembye ukagenda umaze kunywa kandi ukava hano ubaye muzima. ubwo rero kubera ko ngiye kumuha uwo arakoresha ari mu rugo kandi ntabwo yawunywa wenyine, aranyanyagiza mu two kurya, ahasigaye atuze barye, ejo mu gitondo bazaze hano. Turi busangire mu byo kurya bari busangire hamwe, murasangira, ntabwo urarya wenyine. uwo ni uwo gushyira mu byo kurya. birebe nta nubwo bisa, uri kubibona? ntabwo bisa n'uwo ngo nushaka uhambura urebe. nabibonye ko bidasa. akubanza umugabo ndamukunda geraho gutera akabariro byanga ukabatireka ngiye kureba ko twakivuza koko ntibikomeye ko aribyo byavanye mu rugo koko. hari abandi badamu usanga bageze wenda mu buriri ariko n'ubwa mbere mbonye icyo gikorwa bakijyana mu buvuzi gakondo, ubundi najyaga mbibona ahandi hagiye hatandukanye, ugasanga wenda banze mu buriri n'umutware wawe undi agahitamo kujya muca inyuma, ariko wowe urabona yuko rwose uko biri kose ukeneye kubaka. yanjye nkeneye kubaka ntabwo namuca inyuma, niyo mpamvu nahagurutse kugira ndebe ko byazashoboka. n'ubundi nibyo biba byarabakuye iwanyu, iyo umuntu aje kubaka aba agomba kubaka agafukasinga ku rugo rumwe, ibyo kujarajara ndumva nta mpamvu ntacyo byamarira rwose. ubwo rero ndumva ibintu biri kujya. hari undi murwayi uhari? hari n'undi murwayi? niba hari undi aze, ubwo rero habaye hari abari kwihuta nabaha inomero yanjye, kubera ko ubuvuzi bwanjye ni ubw'igihe kinini, bimaranye igihe kinini. n'ubundi icyo nari ngiye kukikubaza, nk'umuntu aramutse yifuje kugana kugira ngo umuvure, ashobora kuguhamagara ku iyo nimero ya telefone? nabaha inomero ngaho muyandike: 078 078 karindwi 3 0 ego 5 1. wayisubiramo rimwe? 078 karindwi 3 0 5 1. Okay. noneho nk'uko watwemereye yuko tuganira bakigeza umurwayi wari warafashwe n'amadayimoni bwa mbere, n'uyu mukaba mutwemereye, sinzi niba wenda hari nk'undi ukaba watwemera nawe tukareba ukuri buze kumukurikirana kugira natwe tubashe guhita noneho tujya mu zindi gahunda. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Biremewe kubavugisha? Yego biremewe. Murakoze cyane, ngaho banza uvugane na muganga. Muraho babyeyi? muraho neza? Yego. Umeze ute? Ndaho ndakomeye. mwafashwe gute? Njyewe nari nje kubashimira, nari mfite ikibazo cyo kutagira amavangingo. Ni njyewe. Yego nari nje kubashimira ababyeyi. benshi bamwe nkabibagirwa n'ibi bintu dushyira ku munwa bituma tubibagirwa. Yego bibaye ngombwa ko nza kubashimira
umugabo twaratandukanye wa mbere urabizi kubera ikibazo cy'amavangingo, n'uwa kabiri n'uwa gatatu, ariko ubu wa kane nta kibazo. Ubu wa muti wamaye waramfashije, ubu mfite amavangingo menshi. Yego bivugana agahinda mama, kandi wumva baragufashije. Ibyishimo cyane, ibyishimo biba byandenze. Ni ukuri warakoze. natwe turishima cyane twumva ari byiza. Yego. icyo gihe ugana muganga ati waramfashije, ati ubu mfite amavangingo. Icyo gihe ukimugana bwa mbere wumvaga byifashe gute? Ni ikihe kibazo wari ufite? Ni ukuvuga ko najyanaga n'umugabo ku buriri, umugabo wanjye twagera ku buriri ahubwo tukarwana, akambwira sindi umugore, meze nk'igiti, meze nk'ibuye, tuba turatandukanye ndahukana. Ariko kuvaho ngereye kwa muganga akama umuti, ubu rwose zigera ku mabati, niko navuga. Ni ukuri ndagushimiye cyane. Ubu uraryoshye cyane. Ubu ndaryoshye nta kibazo mfite. Ariko ubu none ufite umugabo? Ubu mfite umugabo, tuzanasezerana kwa kane. Uze kuduha nimero zawe tuzabasura. Tuzajya no mu rusengero kwa gatandatu. Ndamuzanira na invitation ejo. Sawa, murakoze cyane. Hari n'abandi bajya baza baje gushimira, n'abana batoya ndabavura, n'ababyeyi bafite inda zagize zimwe ziheramo zikarigita, mbaha imiti nazo zikagaruka. Ese nk'abantu bari hanze bo mujya mukorana cyangwa se bo mukorana mute? Abari hanze nabo turakorana. Murakorana nabo? Nk'ubu ngubu iyo mbese warangije kumbwira uburwayi bwawe, ko kuri WhatsApp nyine aba yohereje nomero ye n'ifoto ye, nkaba ndi kumureba akambwira n'uburwayi bwe. Ubwo rero umutima itamutegura, mfite uburyo mwohereza. Nk'ubu hari n'igihe nshobora kufunga muri envelope neza, nkaba nanditse umuti nyine wa muganga ntabwo utangirwa mu mayira. Turavura rwose, n'abo tutari kumwe turabavura kandi bagakira. Umuntu abaye atari na hano mu gihugu cyacu, ifoto ye arayikohereza akabasha kuba yavura, akavurwa. Turamuvura rwose kandi agakira. Ubu benshi bajya bahamagara kuri telefoni bakanshimira bati twarakize, kandi urabona n'uyu arabiberetse ko namuvuye agakira. Damu yarababaye cyane, ati imbere ngo niba byari ibibazo biba bibabaje. hari abandi bantu baba bavuga bati abavuzi gakondo, hari abatavugisha ukuri, hari benshi tugenda tugana ntibakemura ikibazo cyacu. Ese waka kazi kawe ukora kuvura abantu yifashishije imiti y'umwimerere, ufite icyangombwa cyemewe n'ubuyobozi? Mfite hano kirahari, kandi wabonye ko abo mvura bose. Watwereka gutya kuri kamera? Wabonye ko abo mvura bose mbandika mu gitabo kiba nk'ukigiraho gato akanya gatoya. Ego ho gato cyane. Cyo ni icyangombwa cyemewe n'ubuyobozi. Ongera usubiremo nimero yawe rimwe tujye ku musozo. Ubwo nizere ko kuri WhatsApp iriho n'uwaba afite ikibazo uburwayi yaguhamagara kandi wamukorera, wamufasha. Namukorera rwose nkamufasha. 07 078 078 karindwi gatatu 0 gatanu 1 1 1 1.